Mwiriwe neza, mwiriwe mwese abakurikirana Paradizo TV, banyita Dushimye Umuremyi Jean Claude. Nkaba ntuye hano mu Gasyata, nkaba nifuje kubasangiza ubuhamya bwanjye uko byagenze nuko byaje kurangira. Ari mu Gasyata rero nakodeshaga inzu y'ibihumbi 100, nibanamo njyenyine, nta mugore nari nagashaka. Ariko ubu ngubu haciyemo igihe mfite umugore n'abana 2. Uti byagenze gute? Nabaga mu nzu umunsi umwe, hari kuwa gatanu, ndabyibuka ntabwo nari nagiye gukora, nari naruhutse bitewe n'uduhangova. Kuwa kane nari naraye mu birori, ndamuka mfite hangova, mpamagara ku kazi ndababwira niba ndumva nameze neza, ntabwo nabasha kuza ku kazi. Noneho mba nibereye aho mu rugo, ariko ndi muri utwo duhangova, niba nari agafilime, ari umujama wari wampaye agafilime k'abantu bakuru, kakandi nyine namwe muzi. Ndi kukareba, kumbe nari nafunguye, ari ukuntu mu rugo ahantu mba, ahantu nabaga icyo gihe ni ahantu mu gikari, ariko ku buryo nta bantu baba bahaza cyane. Nyine hari hafunguye rero, kumbe nari ngeze igihe cyo kwishyura inzu. Umugore wa landlord rero niwe twishyuza inzu. Umugore wa landlord kumbe yaraje, sinabimenya ko nari nagoswe nyine. Ndi kureba ku gafilime, abana kangotesheje byana byadanje. Aje abanza gusa nk'uhagarara, haciyemo akanya ahita akomanga. Mubonye mba ndikanza, arambwira ati ibyo warebaga nabibonye, wikirirwa wihisha, wikirirwa witsimba. Ati se hano umugore wa landlord, ariko umugore ubona mwiza mukuru, ukuze muto, ufite n'abana bakuru rwose. Arambwira ati ninjira, ndabwira ati ni karibu. Ariko nabanje kugira isoni, ndabati none ndabigenza gutera. Abarinjiye muhakari baricara, aravuga ati komeza gashyiremo nanjye nirebere nta kibazo. Nawe bashaka kureba, ati ndashaka kureba. Anshyizemo ka gafilime, arareba ati jyane mama, reba ni iki. Kumbe nawe atangira kugenda agotwamo ukuntu. Turakareba, none ahantu twageze abantu barimo bararyana, ariko sinzi ukuntu baryanaga bameze. Posteri bari gukora yari danje. Singiye kubona mbona umugore wa Nyirimaza atangiye kwitsa imitima. None ngiye kubona mbona azanye akaboko akoza ku gitsina cyanjye. Icyo cyari cyabaye ewana, atangira kugikorakora cyagaza. Ndavuga ati ibi ni ibikira. Turaguma turareba, ngiye kubona mbona aransatiriye. Urumva aransatira, atangira kunyiryamishaho, ariko nkorakora cya gitsina gikorakora, ubona atakiri kure, aricyo kintu yibanzeho. Ndamubwira ati none se ngubu nk'umugabo wawe aje byagenda bite? Arambwira ati umugabo wanjye naho hari, yagiye safari. Ndamubwira ati okay. Abarahagurutse, abakinze urugi. Ndavuga ati umugore none umwuka byaramye. None arambwira ati se amafaranga yanjye urayafite? Ndamubwira ati amafaranga yawe ndayafite rwose, ibihumbi 100 nagombaga kumwishyura. Ahita amereza ibihumbi 10, arambwira ati genda ubanza uzane utubyeri. Banikojeje ku kaduka, ariko nagiye ewana, nagiye mvuga none singiye kugaruka. Banikojeje ku muhanda, ngenda nayiziritse, urumva ntabwo yanze kugwa neza kubera ibintu Murezi yarankoreye, uwo mugore wa Nyirimazu. Ndagenda nzana utubyeri, naragarutse nigarukuza ibintu nabonye, nasanze yikuyemo imyenda yose. Ndamubwira ati ko nyir'inzu yihaye wana, nasanze yakuyemo imyenda arimo arikorakora. Ndavuga ati none nanjye ibyo ndi bukwereka ninjye ubizi, byihorera ibyo ngibyo uri murigira. Ewana nyagera, ndapfundura bwa bubyeri, anywa. Arambwira ati ubwo bubyeri turabunywa nyuma wana, turabunywa nyuma. Mba ndamusatiriye, ntangira kumukora ibintu. Ewana umugore wa Nyirimazu naramurongoye, akajya ambwira ati bwa posteri nabonaga bwose ari kugenda uhindura. None ndamuhindukiza papa, ndamugira gute papa. Naramurongoye umugore wa landlord, umugore wa Nyirimazu rwose yahoraga no kuri urumva yari yasigaye 90. Ahita ambwira ati fata 10 kabisa, uze kugenda urya inkoko bitewe n'ibintu nkoreye. Umugore wa landlord umugabo yaragiye safari, abana bagiye ku ishuri, kandi urebye ntabwo duturanye, we asa nk'utuyemo ku rundi ruhande, we yinjira ku kindi gipangu, kandi njyaho ngaho ni njye nyine wahabaga. Ewana ndamuhereza, twamaranye nk'amasaha 5 ndi kumurongora. Ewana ahita ambwira ati wowe uhereye umunsi, igihe nzajya ngukenera kuba umugabo wanjye, n'undi aba yagiye safari inshuro nyinshi, nzajya ngusinyara. Najya kubona nkabona ati ndiyo, akabaraje. Kandi iyo yazaga no kwitambwira ati shitura utubyeri. Nkamurongora. Ewana twamaze nk'amezi 7 turongorana, ariko ubwo byaje kurabura.
kuko umugabo we menya yaje kubikeka, aza kukogera aravuga ati paka mbafasha. Umugore arampamagaye ati uri mu rugo? ndamubwira ati yego, aho hari muri weekend. Kumva umugabo yamubeshye ngo yagiye muri safari. Yenzi banjye abantu musambana mujye mumenya yuko iminsi yanyu ibibaze, mujye mumenya yuko bitoroshye. Aje noneho yaje anafite n'ifemba, yaje yinjira twibagirwa gufunga, tuba dutangiye gukora ibyo dukora yitatse. Kumva umugabo we ewana yinjiranye umwuko, yaje afite wa mwuko ari imyuka ibari miremire basongesha ubugari, yatwinjiranye direct, yankubise umwuko, yaduhuraguye umwuko. Mbega ibintu umugabo yadukoze we, yankubise umwuko. N'ubu ngubu ewa ijosi ryanjye ryarabyimbye, ahantu yankubise umwuko ijosi rirabyimba ringana nka gutyo. Ubu mbese ukuntu umeze na n'ubu ntabwo ndakira. Yaraduhuraguye, yaradukubise. Nahise mvugana ibintu byo kongera kurongora umugore wa abagore babandi. Nahise mvugana icyakoza abantu murongora abagore babandi, mujye murya muri menge. Mwana yaradukubise ahita avuga ati ewa ejo uzansohokere mu nzu, uzasohoke mu nzu ati niba na ngombwa umugore wanjye muzajyana. Atari ku mugore wanjye bitewe n'ukuntu umukunda ntabwo we namureka, ahubwo wowe ejo nzakubone wavuye mu nzu, kandi ugize amahirwe sinaguhururiza, ndakwihaniye. Nkubise umwuko mu bitugu ahantu hose. Nahise ndahira kuzo ibintu byo kurongora abagore babandi, nimushaka mubicikeho. Yamvunnye umugongo ariko nkubise mu ijosi neza, yaranyishe habura gatoya. None bwakeye mva muri iyo nzu, uwo mugore ahantu nimukiye nahise mvugana, ntabwo nzongera kukuvugisha, uriya mugabo nabonye ateye ubwoba ashobora no kuguhitana neza. Nuko story yanjye yagenze, umugore nahise mucikaho, ndavuga ni ntabwo nshobora kongera kukuvugisha. Nahise mucikaho kabisa. Ewa nuko story yagenze. Ubu ngubu abagore babandi nsigaye mbarebera kure nkavuga ni kuko niyo nibutse wa mwuko umugabo wa nyiri mazu yinjiranye akawunkubita, mpita mvuga ni kweri kabisa. Nuko byagenze, murakoze murakarama. Ubu ngubu nsigaye nibera Shyorongi, niho n'ubundi nari ntangiye kubaka, niho nsigaye nibera n'umugore wanjye, mfite umugore n'umwana. Ubu bintu biraryoshye bimeze neza. Sawa rero, komeze mugire ibihe byiza. Numvaga rwose Paradizo nabasangiza ubuhamya, nabonye hari benshi bavuga ubuhamya bwabo, wenda bushobora kugira icyo bumarira abandi bantu. Komeze mugire ibihe byiza, murakoze.
ubu bintu biraryoshye bimeze neza. Sawa rero, komeze mugire ibihe byiza. Numvaga rwose Paradizo nabasangiza ubuhamya, nabonye hari benshi bavuga ubuhamya bwabo wenda bushobora kugira icyo bumarira abandi bantu. Komeze mugire ibihe byiza, murakoze.